Ngwaye ikaze wowe dukurikiye kuri channel yacu Urugero TV and Radio Official. Amarimana kuri wowe n'inshuti zawe n'umuryango wawe niba ufite, kandi reka nongeye mbifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu, mubeho mutuze mukundane kandi mugira amahoro mu buzima bwanyu, kuko nicyo cyambere cy'ingenzi. Waririmbye umwe yaririmbye avuga ngo umubano ruta ibindi bintu byose, kandi amahoro nicyo kintu gikomeye kuruta ibindi. Reka twige kubana mu mahoro no mwituze. Hanyuma muri The Gospel Hub nifitiye umutumirwa n'umunyempano bamwita Unique Ishimwe Samuel. Ayose nayo ngwaye ikaze. Murakoze cyane. Aracyari mutoya, n'umucuranzi mwiza, n'umurimbyi mwiza, ariko ntagaraba umuhanzi. Aracyari gucyazwa kugira ngo nawe azasoke mu Urugero Music Academy, abarizwa ameze nk'abandi bose bagiye banyura mu Urugero Music Academy. Ariko ikindi cyiza cyane kuruta ibindi no afite abarizwa mu itorero rya Zion Temple mu Gatenga, akaba nakora umurimo w'Imana. Ni kimwe mu bintu bishimishije, burya nubona umuntu ufite impano akaba afite abarizwa ntako bisa cyane. Sibyo ni ukuri. Ngwaye ikaze rero. Murakoze cyane. Nakuvuza ari kinini nibagiye kongeraho. Ndumva wambuze uko wambuze ni umusore. Ni umusore ukiri mutoya, nyine murabyumva namwe. Akaba n'umwana wakangaye mu rugo. Ndi wa kane. Umwana wa kane. Yego. Umuhungu wangahe? Umuhungu. Unique rero turashaka twiganiye ku rugendo rwawe rwa muzika. Yego. Ntabwo uraririmba, ariko ku mpano yawe ndagira ngo tubwire igihe wasobanukiwe by'ukuri ko ibyo urimo ari umuhamagaro atari impano gusa, kuko abantu babaho bakumva ko ari impano gusa ntibamenye ko ari umuhamagaro. Bamaze kumenya umuhamagaro ubaho waguhamagaye, ariko yakiri impano gusa urwana no kuba wowe ugomba kwirwanaho wenyine wishakisha. Ni ryari mu magambo makeya utubwire ko byagenze iyo nkuru ni rushaka? Mbega njyewe uyu mubona ahangaha ntabwo ari we nahoze ndiwe. Nahoze ndi umuntu ukora indirimbo za Sekila. Nahoze ndi umuntu ucuranga, buriya nabaye n'umu DJ mu tubari. Yego. Bakwishyura ku bintu bya virtual DJ n'amasorato. Buriya ntago baranyishyuraga of course. Nabaririmbye karaoke ukiri muto. Ntago no gushaka amafaranga buriya. Ahubwo mbega nagize ishuri ry'ubuzima nkiri muto. Yego. Kuko yego n'amafaranga nayo narayinyakeneye, ariko ngiye simbyita gushaka amafaranga, ahubwo ni ishuri ry'ubuzima. Yego, hari Imana yashakaga. Imana yashakaga kundemera ubuhamya. Yego, so ndirimba amakaraoke, ncuranga mu tubari. Mba umuhanzi ho gatoya wa Sekila. Nza gusohora indirimbo 3. Nsigarana izindi muri studio, ndumva zari 2 cyangwa 3 niba natibagiwe. Mbega nuko nguko, ariko nyuma biza kugenda biza. Mbere nabanje kumva ijwi, ari ukuntu muri umuntu abasenga nubwo nakuze ndi umwana ujya mu butayu. Mama yakuze atumenyereza, donc ntabwo yajyaga mu butayu ngo adusige. Kirazira kikanaziririzwa, niba yiyirije namwe mugombe mwiyirize, ubwo murabigenderamo. Niba agiye gusenga namwe mwese urugo rufungwe mugende gusenga. So nza kujya gusenga, umuhanuzi arambwira ngo uzakorera Imana gutyo. Ndavuga ati ubwo nyine dukorera Imana kenshi, kandi ngo uzaba umuhanzi gutyo. Ndavuga ati ubwo umbwiye kuba umuhanzi, ubwo njye kuko urumva nari nyifite imyaka navuga ko ari adolescence, sinatinya kubivuga. Tanumva ko ngiye kuba umustar, mbe ba Bruce Melody, mbe ba The Ben, mbe abahanzi mbega bakome, mbe muhanzi ukomeye. Nibo numvaga, sinatekerezaga gospel. Imana irambwira ngo icyo gihe ndabyibuka nahise njya muri studio kubera ibyo bintu, mpita njya muri studio mpita nkora akaririmbo ka mbere. Ndakaploadinga kuri channel. Ndumva yaragize 1000 cya views. 1000 cya views. Nkora ya kabiri. Ndayaploadinga kuri channel.
ndumva yaragize 800. iya gatatu nayo ndayikora ndayapulodinga, iyo ndumva yaragize nk'ibihumbi nka 2. ariko nyuma najya njya gusenga nkumva ijwi rirambwira ngo aho uri so ngushaka. nkavuga ati maybe ni amarangamutima nk'abinegrije. nkavuga ati maybe kuko mama asenga ahora asenga ngo umutima ngo umbwire ko ibyo nkora atari byo. mama yarabisengeraga cyane kuko bonaga bimubangamira kuba najya muri studio nijoro mu gitondo mfite ishuri, ndetse hakaba na kimwe kigomba kubangamira ikindi. nyuma Imana y'ubwayo iransura, inyereka icyondo n'ibuye ry'urutare. hari mu nzozi? ryari yerekwa, ntabwo ryari inzozi. ryari yerekwa, ntabwo ryari inzozi. iyo yerekwa yigize urishimye. urumva nari ndyamye, noneho maze kuryama ndabyuka ndakaraba. maze gukaraba ndumva twari turi muri vakansi, numva ngize akantu k'umunaniro ukuntu, nihengeka gutya uko nguko mu ntebe, mba ngeze iyerekwa rero. gusa njye mbere impamvu mbyise inzozi, yego, hari abantu bavuga ngo, hari n'ibivuga ngo nyibutsa za nzozi Yakobo yarose. bivuga ngo iyo bamaze kuryama ibiri kuba akenshi babyita inzozi, ariko Imana ikakwereka mu nzozi. yego, niyo mpamvu nabivuze ngo Imana ntiyaba yarakwiyeretse mu gihe cy'inzozi wari unaniwe, ubwo wari urwaye agacyuho. kuko urumva njyewe ahantu naje kumenyera ko ari yerekwa, nyuma y'ubwayo yaraje irambwira ngo uribuka ibyo nakweretse. yes, irabikwereka. navuga ko yabikwerekeye mu nzozi. yego. so ndangije nerekwa Imana iri kuma ifite icyondo n'ibuye ry'urutare, ifata amazi isuka kuri cya cyondo kirayenga, ifata n'amazi isuka kuri rya buye ry'urutare. irangije irambwira ngo wabibonye biva mu kiganza cyanjye bifatika nk'uko ubonye iri buye ritajyanywe n'amazi. irambwira ngo iby'isi guha ubibonesha amaso ariko birayenga. ariko ibyo nko birafatika, kandi ikindi nkakongeraho ubugingo buhoraho. ndabinegrije nabyo. nza kujya ku ishuri, hari igitondo kimwe ndi kujya ku ishuri ntega moto, ngeze hano Rwandex, uri kuva Majerwa, hari ririya cross uhita ujya muri feruje za Rwandex. moto nari ndiho iranyerera, turi gukata cross, iranyerera, ndi ku Rubanga, hari kuza bisi, imfungira feri ku mutwe, ipine ryayo, mbega umutwe wanjye wari uri hano, ipine ryayo rigera hano, afata feri. njyako kanya sinimajinye ibyambaye, kuko urumva nahise ngira igihunga. ariko banyicaza ku ruhande, mbona nta kintu mbaye, mbona juste guserebeka, gukoboka hano ngaha ku mavi, mbona nta kintu mbaye. ndanje ndibaza kubera iki impanuka itantwaye, ese niki natanze ku Mana? hari 2022 ndumva, yego 2022. ndataha mpita nsubira mu rugo, mpindura uniform, nsubira ku ishuri. then overnight y'uwo mwaka, ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2022, tujya muri 2023, Imana ndasenga, tukikuwa ko ndabizi iyo icyo gihe nibwo insengero zose zibona abakristo, nibwo abantu benshi n'abatajyaga mu rusengero bajyayo. yego, njya gusenga, Azafira aririmba, ndasenga, cituka ndikurira, natazi ibyabaye. ryajwi rirongera riragaruka, ngo aho uri siho ngushaka. nibwo nahise menya, uribuka iyerekwa nakweretse? ndarira cyane, mbwira Imana, ndabibwira ati Imana, kuva uyu munsi
kugeza iminsi yanjye yose. Nshingiye ku byo umaze iminsi umbwira n'ibyo wanyeretse, ndakugandukiye, reka nkubere igikoresho, wowe unkoresha icyo wowe ushaka. Nuko naje, nuko nahindutse. niko wahindutse. ubwo Imana biragufashe, biramfasha uwo mwanya kugeza itariki sindenda gusubira inyuma. ari gucuranga no kuririmba ni bityo washyizemo imbaraga ukimara kuva muri ukimara gufata umwanzuro wo kujya mu bintu by'Imana, akaba ari wicara ugakorera Imana? Navuga ko ari byose warabijyaniye. Yego, narabijyaniye. Kuko mbere nakundaga gucuranga, urumva na mbere nararirimbaga, ariko nyine the moment ngiye mu rusengero navuga ko ariho hantu piano yahise iziramo. Yego, bitewe n'uko nakundaga gucuranga. Kuririmba rero wahise ufata iyihe nzira? Ko ntiwakomeje gukora indirimbo? Yego. Warabiretse. Nuhe mwanzuro wafashe byo kuririmba uravuga uti ngiye kubikora gutya? Umwanzuro nafashe ni uko ngomba kubwiriza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo. Yego. Ndetse hakazamo n'izo kuramya no guhimbaza Imana. Mu rugero twiga yuko hari indirimbo ebyiri kandi izo ndirimbo zose ni nziza. Hari gospel na Christian music. Mbega Christian music ni za ndirimbo zisingiza Imana, zivuga gukomera kw'Imana. Ariko gospel music, kamwe nk'urugero, iriya ndirimbo ya Sharon Gatete ngo ese uremerewe n'icyaha, iyo ni gospel music. Ngwino kwa Yesu, donc uri kubwira umuntu ubuhungiro bwawe, ndetse uri kumushishikariza ko yaza. Icyo ni ivugabutumwa. Yego. Hanyuma ubwo wagiye mu rugero no muri Azaf, ngira ngo ni naho uri kubarizwa cyane gukora umurimo w'Imana? Yego, ndi muri Azaf, ya Azaf International, ndacuranga mu rugero, ndacyari gutyazwa ku miririmbire no kuba umuhanzi ukwiriye. Yego. Zion Temple, itorero twese dukunda kuvuga ngo ni kwa Gitwaza cyane. Niki wahigiye nyuma yo gufasha umwanzuro ukavuga uti aha niho hagiye kuba mu rugo? Niki wahakuye uyu munsi wavuga uti ku buryo ngiye mu bindi bihugu bitarimo Zion namenya ko mbaho kubera ko nahawe uburere bwa Gikristo meze gutya? Icya mbere, Zion tugira inyigisho za discipleship, tugira ama levels 3, tugira level 1, level 2 na level 3. So buri muntu wese, nawe uri kutureba, nagushishikariza ko wabegera bakazikwigisha, kuko bikwigisha imigendere ya Gikristo no kumenya kuba umukristo ukwiriye. Hari umuntu wibwira ko kuba umukristo ari ukwakira Yesu n'umwami n'umukiza, ariko ntabwo hari izindi steps zikurikira. Umukristo wese akora ibya Gikristo. Rero ibyo bya Gikristo, hari igihe wumva ko ushobora gusenga umunsi wo ukavuga ngo uri umukristo. Never, ntabwo uri umukristo. Rero Zion Temple icyo yatwigishije ni discipline y'umukristo n'imigendekere y'umukristo, ndetse inadufasha kutwigisha gusenga. Muri izo nyigisho bakwigisha gusenga, tukagira igicaniro cy'urubyiruko kiba buri wa gatatu, tugasenga, tukajya kwiyambaza Imana. Icyo nakundiye Zion bifunguye amasaha 24 kuri 24. Igihe cyose ushakiye gusenga, nibakubuza kwinjira, nibakubuza kuvuga ngo mbega nibaguhagarika ngo ugiye. Yego. Amasaha 24 urusengero barufunguye. Bakagira lunch hour, bakagira kuwa kabiri bakagira amasengesho asanzwe. Yego. Mbega buri munsi, buri saha haba hari igikorwa cyo gusenga kuri Zion. Yego. Ibyo ni bimwe. Hanyuma dukomeze tugeze kuri Unique, ubu uri kuririmba no gucuranga. Unique, kuva watangira ibi bintu ukajya mu murongo wo kuririmba indirimbo ziramye zigahimbaza Imana, indirimbo ubutumwa bwiza n'ibindi, tubwire, hari igihe wigeze kuba urakotora, donc ukajya ari imbere ukaza kubimenya nyuma ko wakoze amakosa mu miririmbire? Byarabaye. Icyo gihe biba byagenze bite? Nariramanseho gatoya. Ari wabimenye nyuma? Oya, nabimenye nkiri kuri stage, ndavuga ati ndakotoye. Ariko hari ukuntu buriya umuririmbyi
ahita ashaka gukavaringa akavaringa ako kuho kagaragaye but niba byakuyeho ko wakotoye ndetse niba bitewe n'abana urimo kuko njye nakotoreye ku ishuri kuri apade nari ndi kuririmba kuri apade n'abadive hari ukuntu bagiye gutangira isabato numva umutima wanjye umatiye kuririmba ndavuga ati nsaba umwanya barawumva yego ndaririmba maze kuririmba hari ukuntu uba waririmbishije imbaraga mbega muri music icyo twita respiration gukontorora umwuka no gukontorora vocal range yawe na articulation n'ibiki byose so twose natwigiye mu rugero yego so donc ukibagirwa yuko ugiye kugera ahantu hazamuka gukontorora umwuka wawe na diaphragm yawe bikakugora bigasanga wari uri kuririmbira mu nda uririmbiye ahangaha nibagiye ukuntu bahita mu ijosi rero iyo uririmbiye mu ijosi automatic ijwi ryawe rizamo akantu ko gukotora rero nanjye nuko byagenze nararirimbye nshaka gusatura nsatura nabi birangira navuyemo mpita ngarukamo ariko ntibyakuyeho ko naririmbye nabi icyo gihe ni ibihe bihe byiza wagize mu buzima bwawe mu kuyobora abandi mu kuridinga sibyo cyangwa mu miririmbire ni ibihe byiza utajya wibagirwa wagize hari ryari bimeze bite nari ndi ku ishuri icyo gihe nigaga Muhabura aribwo tukijyayo yego urumva abanyeshuri bagiye kwiga senior 4 twakoze kwaya yacu ngirirwa amahirwe nanayibera perezida nanayibera na dirije icyarimwe ndaririmba mbere mu kuririmba ndi urubyiruko sinatinya kubivuga nshaka kwemeza nkora amaranzi n'ibiki byose ariko nyuma umutima uncira urubanza nkikiri kuririmba numva ijwi rirambwiye ngo senga mpita mbwira umucuranzi wacu wari uri gucuranga ndamubwira ati ndashaka ucurange mizike ituje tubanze dusenga turasenga hashize nk'iminota nk'itanu dutangiye gusenga numva ikirere kirahindutse tumaze gusenga abantu bize Muhabura barabizi bambera umuhamya icyo gihe mbega ibintu byahindutse icyo gihe ibintu byahise bihinduka naririmbye ndi kurira icyo gihe urusengero rwose rurarira ariko si uko yari ngewe ni uko nari nemereye mwuka wera akankoresha ni uko nari nemereye mwuka wera nkamubwira ati uko ubishaka aba ariko bikorwa ubwenge bwanjye ubugabanye nemeye kujya munsi y'ibirenge byawe wowe aba ari wowe ugendagenda hano hantu so mbega twagize amateraniro meza cyane ku buryo no kujya muri etide byatunaniye byari byiza cyane pe tugarutse inyuma gatoya muri Sekira ninde wari rumodo wawe ninde muhanzi warotaga kuzaba we ese wifuza kuzaba mu ntoki muri Sekira hanyuma utubwire icyo gihe abantu wumvaga ushaka kuba nk'abo muri kiriya gihe hari Meddy niba ntibeshye hari Bruce Melody hari The Ben hari Buravan hari bari benshi bari biri ruzima ngira ngo yari yaraje n'abana ndamwibagiwe uyu muhanzi w'umukobwa nawe icyo gihe yari agezweho ariko gusa njyewe nifuzaga kuba nka nyakwigendera Buravan Imana ikomeze kumwiruka ridashira kubera iki kubera ko mu bahanzi bose baba mu Rwanda ntabwo ngiye kukubeshya uramutse uhamagaye n'abandi bantu bumva umuziki nta muntu urusha ijwi ryiza Buravan ubajije n'abanyamuziki bari hano nta n'umuntu wamurushaga disipurine nta n'umuntu wamurushaga guca bugufi njye nagiriwe amahirwe ibi mvuga nabimubonyeho nagiriwe amahirwe yo guhura nawe icyo gihe nari ndi kuri studio imwe aza nawe aje gukora ibihangano byiwe nje ahita abaza nyine areba imyaka yanjye n'uburyo ndi muri studio iryo gicuku mbega bimutera amatsiko yo kumenya ibyo ndi gukora
arambwira ngo ese uri hano ngo aya masaha utagomba kuba uri hano bite. ndamubwira naje gukora indirimbo. ngo hari ikibazo nyumvishe. ndamubwira nta kibazo. ahita amubwira icyo gihe nangiye kumuvuga mu izina. icyo gihe umuproducer ahita amubwira ngo uyu mwana rero ngo buri kintu cyose ngo abashaka gukora nkawe. ndabyuka twize no kubishwana na producer umwe ndi kuririmba nkashaka kuririmba nka Buravan akambwira ati wiba Buravan ba wowe amwumvisha iyo ndirimbo twari turi gukoraho. anje ahita ambwira ngo wa mwana we ufite impano ariko iyo mpano yawe uzayikoreshe neza uyikoreshe icyiza. niwe navuga ko ari we numvaga nifuza kuba nkawe. yego. uyu munsi ibyo yagusabaga ibyo yansabaga nabikoze. ariko bikoze nyuma atakiriho. nabikoze atakiriho kuko naje gusanga cya cyiza yambwiraga ntabwo ari inzoga ntabwo ari itabi, ahubwo yanyerekaga ko iri jwi ryanjye ridakwiriye kuririmbira umukobwa cyangwa se ridakwiriye kuririmba isi, rikwiye kuririmba rigahamiriza Uwiteka Imana. tugaruke kuri gospel naho nta kibazo. abantu b'icyitegererezo kuri ufata nk'icyitegererezo birashoboka ko ushobora kuwumva cyane cyangwa se ari abantu nyine ukunda ufata nk'icyitegererezo cyawe ukavuga uti aba ngaba iyo mbarebye numva hari icyo mbigiraho gikomeye. yego. buriya abahanzi bose ba gospel ni beza ariko bagira umwihariko. ngiye kukubwira nk'abahanzi nka batatu batiraho icyitegererezo. wa mbere ni Mbonyi. yego. Mbonyi abwiriza ubutumwa bwiza kandi ndetse ubutumwa akubwiye nubwo waba uri umukristo gute bigutera uri umukristo bya nyabyo bigutera kwibaza ku magambo yaririmbye nta handi wayasanga ni muri Bibiliya. Mbonyi nk'ubu reka nk'urugero ngo kuri urwo rutare niho nzubakira iyo nzu. ibaze iyo ndirimbo imyaka imaze ariko n'ubu ndacyakora ubushakashatsi bwo kumenya urwo rutare yavugaga. kuko hari igihe utekereza, hari igihe natwe abakristo dutekereza ibintu ukavuga ngo kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu. uvuga urwo rutare ko maze kurumenya noneho ruri hehe ukajya kurushaka. none se uru rutare ninde waruremye nawe ukajya kumushaka. rero donc ugasanga cya kintu yaririmbye kiguteye kugenda umenya ibindi bintu bibyihishe inyuma. undi muntu navuga ni Richard Zebedayo, muririmbyi mwiza ufite ijwi ryiza ufite umwuka wera. undi muntu navuga Josh Ishimwe, nagiriwe n'amahirwe yo guhura nawe. nari ngiye kuvuga ngo ni umuhungu ariko ni umugabo nubaha. nanamubwira yuko inama yangiriye umunsi duhura nazikomeje ndetse natazacika intege. ntazacika intege. baranyihanganira ikinyarwanda cyanjye ni gikeye. ni umuntu ukugira inama y'ubuzima akarenzaho icyanditswe. ni umuntu mbega ntabwo yaguha experience y'ubuzima ubwo ari bwo bwose, akaguha experience y'ubuzima bwo hanze y'imiziki, akaguha experience y'ubuzima bwawe bwite, akaguha na experience mbega y'ubuzima muri Kristo. yego. ndashaka kuzamusaba ikintu kimwe akambera dadi. kuko ngewe mbega twahuye rimwe ariko icyo gihe twahuye mbega mpora nifuza yuko umunsi umwe mwahora mukaganira, twahura noneho tukaganira byimbitse. mbega ni umuntu nkunda cyane. turi kumwe na Inike Ishimwe Samuel. ayo yose ni amazina ye, abarizwa muri Azafu no muri Urugero Music Academy, ho yagiyemo mu buryo bwo kwiga iby'umuziki. murabizi ko hari Urugero Music Academy, ni ahantu haciye abakiri bato benshi n'uyu munsi bagifitemo aba Inike. uyu munsi twamutumiye hano kugira ngo tuganirize abanyempano mudukurikiye. muri kumva byinshi, ntabwo ari ab'umuhanzi tuvuge ngo abaye igitangaza, ariko hari ibintu byinshi amaze kwiga mu gihe ataragera abantu. kuvuga ngo arimo arategurwa, arimo aracyazwa. igihe nikigera azagera ahantu harihura n'ibintu byinshi abashe kuwagiramo n'uko yitwara bitewe n'ibihe. hanyuma Inike, n'icyo uvuga ku bijyanye na
wavuze akantu keza peer pressure irahari cyane cyane ya social media bijyanye n'aba followers, aba subscribers, aba views. Nk'ubu twebwe ntabwo turatangiye kugira views nyinshi cyane ariko twe ntabwo dufite peer pressure kubera ko tuzi neza ko ikintu cyiza nicyo wubaka sibyo kigakura kuruta icyo cyiza kikagwa mu bantu ejo kigasa nk'ikikwituyeho. Dushimishwa no kubaka. So hari abandi rero b'abajene nk'ubu n'abandi mu myaka nk'iya wumva naratangiye gukora inkuru zitwika kugira ngo mbone views zivuge ngo karabaye inike tumufatiye muri lodge, abantu bagahita bavuga ati reka tuze tujye kureba uwo mwana bafatiye muri lodge sibyo. Ariko twebwe icyo twahamagaye icyo twemera peer pressure iri ku bantu b'iki gihe cyane bahuye na generation y'imisi. So niki wowe ivugaho peer pressure? Ikintu cya mbere igukoresha amakosa. Hadufata nk'urugero muri church hari ukuntu byabaho umubwirizabutumwa cyangwa se umuririmbyi akavuga nk'ijambo ritari ryo, ibyo bintu bitrendinga kurusha uko ha trendinze ikibwiriza yabwirije. Iyo ni iki peer pressure yo kwamamara. Indi peer pressure ituma umuntu wasengaga areka iby'Imana bitewe n'abantu bagendana, ugasanga niwe utangiye kugenda anywa itabi, anywa urumogi, ataha amajoro. Iyo ni peer pressure. Ikindi kintu sasa rero aricyo kibi, peer pressure ituma umera amababa. Ubona ko twicaranye gutya, iki kiganiro kiraza kurebwa no kuri YouTube. Peer pressure yazigahita ivuga ati ngende no kuri YouTube nta nicyo mwaza mumbwira. Ugasanga umuntu arambwiye ati ngwino ukora ivugabutumwa hano, ati pesa hapa ngende kuri YouTube banza ifaranga kugira ngo nze ministering. Iyo ni peer pressure. Donc ugaha agaciro mbega ya peer pressure ikurimo kurusha uko wagahaye agaciro ikikurimo, umwuka w'Imana ukurimo. So peer pressure ni ikintu kibi mbega twavuga kitagomba no kubaho mu muririmbyi wari we wese, unaretse n'aba gospel n'abaririmbyi ba sekira buri muntu wese uri famous, ntabwo peer pressure igomba kumuganza. Urakoze cyane, ndagira ngo mbanze gushimire ko wabaye hano tukaganira. Imyaka 5 iri imbere Inike afite ibyifuzo cyane muri uyu muziki. Nibihe byifuzo ufite ya Inike? Ibyifuzo biba byinshi, gusaba ni ukwacu ariko gutanga ni ukw'Imana. Ngewe sinjya ngira peer pressure ngo mu myaka 5 ngo u Rwanda rube runze. Ngwisibinzi ngo East Africa ngo nkora indirimbo irebwe na miliyoni 100, miliyoni zinga. Ubikoresha ikintu cya mbere mbikora, naje gusobanukirwa ko Imana ntabwo ishaka ko ngewe namamara, ahubwo irashaka ko ibyo nahawe bikomotse kuri yo byamamare. Then ibyo nahawe nibimara kwamamara bizanyamamaza nanjye. Mu myaka 5 ndifuza ko nubwo yaba umuntu umwe njye arampagije avuga ati numvishe indirimbo cyangwa se numvishe imicurangire yiwe ndahinduka. Ibyo bintu byandutira kuba umuntu yaza mbega yama amafaranga, kuko amafaranga nagenda nkayakoresha ibindi bintu bibi. Ibyo bintu biruta kuba umuntu yaza akambwira ngo uririmba neza. Byakumariye iki kuba ndirimba neza? Wungutse iki? Ese nararirimbye urahembuka? Ese nararirimbye ufite ikibazo kirashira? Hari ikintu kigeze kumba ndi kuri church, urabizi nigira abacuranzi benshi beza banandusha. Nigeze kujya gucuranga muri lunch hour, umumama araza arambwira ati mbaye muri zo y'imyaka 20. Imyaka 20 nta mucuranzi n'umwe uracuranga ngo numva umutima wanjye urahembutse. Ngo ariko ngo uyu munsi ngo wacuranze, ngo numva ibibazo nzanye nibikinsaba ko nsenga, numva ndahembutse. Mpita nshimira Imana, ndabwira ati Imana ndagushima kuba hari ikintu wanshizemo kikuvugira mbere yuko
ababwirizabutumwa n'abandi bantu bose bakuvugira. Yego, niho nibona muri iyo niho myaka. wibona muri iyo myaka. Ikibazo cya nyuma kiranasekejemo, kiraza kugoramo, ariko uyangana igisubize ntuzanemo amarangamutima. Nta kibazo. kuguha gitari, Yego. no kuguha piano, niki kimwe muri ibyo ngibyo wahitamo? Kuguha gitari no kuguha piano, wahitamo iki? Iki kibazo kiragoye kuko byose ni ibicurangisho by'umuziki, kandi ni ibicurangisho ngiye mfiteho nosiyo gatoya. Gitari mfiteho akanosiyo gatoya, curangira muri noti imwe, ariko nabyo ndabishimira Imana. Numva amapiyano numva amapiyano nubwo bingoye, kuko hari ikintu kimwe buriya naje gusanga. Urabona nkatwe abacuranzi, hari ikintu kimwe kituranga, kuba ufite instrument ucuranga mu rugo. Nk'ubu nkanjye muri urwo rugendo rwose rwo kwiga piano, nta piano ngira mu rugo, ahubwo nayize gute? Gukubagana no gukopera. N'ubundi ntabwo wigeze uyigishwa byo? Ntabwo nigeze nkigishwa, ninjye ubwanjye wifashe, menya uburyo bafata do, menya uburyo bafata re, menya uburyo bafata mi. Mbega ndabishimira Imana, na achievement ikomeye. Nanjye ubwanjye njya mbona ndi gucuranga mu rusengero nkavuga ati Imana nguhaye icyubahiro. Hanyuma kujya gusohoka, kuganira n'umuhanzi. Yego. Mbonyi, Richard, Joshua, umwe muri bo musohoke mujye kuganira. Joshua, wahitamo? Icyo kibazo kirankomereye ku buryo, kuko bose ndabakunda. Rero ngiye kugusubiza muri ubu buryo, byaterwa n'icyo nkeneye ako kanya. Icyo ukeneye noneho tubwire aka kanya icyo ukeneye muri abo, ku buryo wagenda ukasohokana mukaganira. Reka nanjye nkusubize muri ubu buryo. Bose inama zabo ndazikeneye kuko n'abahanzi bakuru. Ibyo nabyemeye, ariko icyo ukeneye cyihutirwa kuri bo, uwo wabanza basi, bose urazikeneye. Uwo nabanza, uwo waheraho ninde? Reka mvuge Mbonyi kuko niwe natarahura nawe. Yego, reka mvuge Mbonyi kuko niwe narahura nawe. Richard twarahuye, na Josh twarahuye, ariko nyine ni abantu ntubone mora nifuza kongera nkahura nabo uko bukeye nuko bwije. Ariko kuko Mbonyi natari nahura nawe, ngiye ikintu nabaza na Mbonyi, ajya acika intege? Yambwira ngo yego. Yacitse intege akora iki? Cyangwa se ni ikihe kintu cyamubayeho mu rugendo rwiwe kikamuca intege? Imana izadufashe uzahure nawe. Amen. Muganire kuri icyo kintu agusubize. Hanyuma kugeza ubu ubona ari nde muntu mu Rwanda ufite ijwi uhora ushaka kumva, akavuga uti ijwi rwose iyo ndyumvishe numva harimo ikintu kidasanzwe? Kabaririmbyi bose baririmba gospel bafite amajwi meza. Ndakugoye? Urangoye kuko mbega bose n'abaririmbyi beza, amajwi yabo hari icyo Imana yashizemo, nubaha amavuta yabo bose. Yaba ba Richard, yaba Josh, yaba Mbonyi, yaba James, yaba Papi Clever, bose pe bafite amajwi meza, kandi amajwi yabo yose yuzuye umwuka w'Imana. So kirangoye, ndifashe. Uheruka kumva indirimbo za gospel ryari? N'ubu naje ndi kuzumva. Niziri kumva cyane muri iyo minsi? Muri iyi minsi indirimbo naje ndi kumva, naje no gutekerezaho. Bishobora kuba uzumva buri munsi, ariko ari iyo wumva utararutumvisha. Indirimbo natarara numvishe. Utararutumvishe. Ni indirimbo ya Pastor Ngoga, yitwa Intwari. Iririmbamo gake y'abantu bayumva. Intwari ya Pastor Ngoga. Untware Mukiza Yesu, untwara amanywa n'ijoro, ngere mu mutima mbashe guhembuka,
mwami Yesu negeke. iyo ntabwo ujya usiba kuyumva. Sinasiba nubwo mbyibagirwa, iyo ngiye kuryama ndayumva. urayumva kuko nakunze imyandikire irimo, iri no mu gihe nkeneye ko Imana intwara koko, kuko ubu sindatwarwa ku buryo mbishakamo. Yego Joshua kubera ko wari wamuvuze cyane yarangarutsemo. Inike ndagushimiye. murakoze cyane. ndagushimiye kuba wabasha kuduha umwanya tukaganira. nibaza ko ari na byiza ko Imana yaguha ibyo wifuza. Amen. reka dusenge Imana na mbonye n'ibidukundira tuzahure uganire nawe, icyo kibazo azakigusubiza. nanayibona musheyaringe, mbonye ugomba kunsubiza. ikibazo cyawe kiravuga ngo ntucike intege. Yego iyo ucitse intege bigenda gute? yego arakoze cyane. icyo gisubizo mbonye rwose utubabarire, uzatwemerere ino video nikugeraho, uyu musore ukiri mutoya ushaka gutera intambwe muri uyu muziki azaze muganire umuhe igisubizo cya nyacyo. turagushimiye cyane rero, kandi abadukurikiye na Inike bamaze gukora subscribe. Njye narayikoze cyane. Bwira abandi nabo bayikora. Urugero TV and Radio Official. Yego turabashimiye mbere na mbere kuba mwafashe umwanya wanyu mugakurikira iki kiganiro. tugiriwe umugisha, namwe mugiriwe umugisha kuba twize tukaganira tukunguka, ni iby'agaciro. So mukore subscribe yaba kuri iyi channel, mujye no ku Rugero TV and Radio and Music Academy. dufite YouTube channel ni ebyiri, hari Rugero Music Academy, akaba n'iyo Rugero TV and Radio Official. ikiganiro cyo cyitwa The Gospel Hub. Okay. So byose mwabyumvishe, yaba iyi channel y'Urugero TV and Radio n'Urugero Music Academy. ku Rugero Music Academy yo mwitege ko hari byinshi byiza, naha mwitege ko hari byinshi byiza. ni umubyeyi wanjye, ni dadi wanjye. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. So Imana ibaha umugisha namwe. Yes, Inike rero yakoze, mwamwumvishe. navuze ngo yikojeje muri sekera gato yumva hari umuriro, hanyuma Imana nayo iramubwira ngo uvayo aho si ukwiye kuba. urwo rugendo rwarabaye. uyu munsi Inike ari kwifuza ko yagera ahantu abasha gukora indirimbo, niyo umuntu umwe yaboneka ukizwa ku bw'iyo ndirimbo bizamukora ku mutima. reka rero tumusabire kugira ngo izo nzozi ze n'ibyo byifuzo by'Imana izabyumve ibishyire mu bikorwa, ariko nta kabuze Imana ishyigikira umuntu wese ufite umutima wo kuyikorera. reka rero tubashimire cyane, mwakoze kubana natwe. nakagaruka. Imana y'amahoro ikomeye.